Ese koko nibyo inzira nibwira umugenzi? Ijambo itanga ishaka ndabizi neza ko atari ubwa mbere muryumvise mu matwi yanyu. Ibi bishatse kuvuga ko nyine ikimana itaguhaye ntabwo wayihatira ngo kora iki miki, oya, ibyo nibirimo. Amarongo atandukanye, ubwenge, urubyaro, urugo rwiza ndetse n'ibindi byinshi. Hari ubwo ibyo tuba dushaka bitatugendekera uko tubyifuza nuko twabiteguye, ari naho abanyarwanda bahera bavuga ngo inzira nibwira umugenzi. Muri iki kiganiro ngiye kubagezaho ingo 9 z'ibyamamare zasenyutse mu gihe gito kandi bikababaza benshi. Tukiri aho kandi reka mwibutse ko iremwa ry'urugo rigaragara kandi mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 2 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Imaze kurema umugabo, Imana yamuremeye umugore ngo amufashe amwuzuze. N'abatindiye ku mwanya wa 9 turasanga Ama G The Black na Uwase Liliane. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2017 mu birori bibereye ijisho byabereye Irunda, ahangani mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Gusa nyuma yuko barushinze hagati aho hagiye akomeza kugenda humvikana amakimbirane adashira, ahanini yabaga ashingiye ku mitungo y'inzu babagamo. Guhera mu mwaka wa 2023 aba bombi batangiye inzira yo gushaka gatanya kugira ngo buri umwe abahora undi yikomereze ubundi buzima. Kuri uyu munsi wa none Ama G The Black na Liliane bakaba baratandukanye, aho buri umwe yanyuze inzira ye. Ku mwanya wa 8 turahasanga Bijou na Lionel Sentore. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2022 mu birori bihenze bibereye ijisho byabereye kuri Golden Garden, ahangaha ni Rebero mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi gusa nyuma y'iminsi mike abarushinze uyu mugore yaje kwibaruka umwana w'umuhungu, maze Lionel Sentore aza gufata umwanzuro w'uko batandukana kuko yamenye amakuru y'uko uwo mwana ataruwe. Ngayo nguko rero gutandukana kw'aba bombi byashimangiwe n'ubutumwa Bijou yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yagize ati burya uzashake umugabo nyamugabo, ntuzashake umugabo wifuza kukugira umugore. N'abatindiye ku mwanya wa 7 turasanga Uncle Austin na Mbabazi Liliane ndetse na Joanna. Uncle Austin yarushinze na Liliane mu mwaka wa 2006, gusa urugo rwabo rwahoragamo intonganya za hato na hato, aho Austin yashinjaga uyu mugore kuba yaramufatiranye n'umuryango we ngo bagatuma ashaka akiri muto kandi atarabishakaga. Austin yaje gusaba gatanya n'uyu mugore mu mwaka wa 2010, gusa icyo gihe ntiyabishyiragamo ingufu nyinshi mu buryo bwemewe n'amategeko. Yaje guhabwa gatanya nyuma y'imyaka 5 mu mwaka wa 2015. Uncle Austin yatandukanye na Liliane bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Austin na Mbabazi na Joanna nyuma yo guhana gatanya na Liliane muri 2015, Uncle Austin muri uwo mwaka yari akiri mu kibatsi cy'urukundo n'ubundi, dore ko rwagurumanaga yaje guhura na Joanna. Icyo gihe banabanaga no mu nzu. Hanyuma rero urukundo rwaba rwarakomeje gutoha, ariko kandi mu mpera za 2017 zibyara amahari, ndetse Joanna asiba amafoto yose yari afitanye na Uncle Austin ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ahita asiga Uncle Austin anatwara umwana babyaranye w'umukobwa. Ikindi wamenya nuko uko gutandukana kwabo kwababaje cyane Uncle Austin, maze akora mu nganzo ahimbira wari umugore w'indirimbo yise Najyayo. Ku munsi wa none nubwo batandukanye, ariko Uncle Austin aracyubahiriza inshingano za kibyeyi zirimo kwishyurira umwana amafaranga y'ishuri n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa 6 turasanga Aline Gahongayire na Gahima Gabriel. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2013 mu birori by'ubukwe bw'igitangaza. Nyuma yaho
nibwo muri Mutarama 2015 Gabriel yaje gutangaza ko yatandukanye n'umugore we Aline Gahongayire kuko batabashaga kumvikana. Aline Gahongayire kandi muri uwo mwaka ubwo yabazwaga ibyo gutandukana kwe n'umugabo we yaje kubyitarutsa ndetse avuga ko rwose iby'urukundo rwabo rukiriho kandi rukomeye ari nk'umutarimba. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, mu mwaka wa 2016 Aline Gahongayire yaje kwemera ko yatandukanye n'umugabo we Gabriel kuko kumvikana hagati yabo byari byarabaye ingorabahizi. Mu mwaka wa 2017 urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwemeje ko aba bombi batandukana, buri umwe akanyura inzira ze, ni cyane ko nta mutungo bari bafitanye ndetse nta n'umwana babyaranye. Gahima mu gusaba gatanya yavuze ko ashinja Aline Gahongayire kuba yarataye urugo ndetse aba bombi batandukanye byemewe n'amategeko, bari bamaze umwaka wose batabana nk'umugore n'umugabo. Ku mwanya wa gatanu turasanga Shadibu na Medisare. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2012. Nyuma yo kurushinga baje kwibaruka abana babiri b'abakobwa. Umwe wabonye izuba muri 2012, undi abona izuba muri 2014. Nyuma yaho urukundo rwabo ndetse n'urugo rwabo rwatangiye kuzamo kidobya, maze bidatinze muri 2015 Shadibu arawukana ndetse atwara abana be babiri, aho yahise ajya gutura Kacyiru avuye i Nyamirambo aho yabanaga na Medisare. Itandukana ryabo ahanini rikaba ryari rishingiye ku kibazo cyo gucana inyuma ndetse no kutabasha kumvikana ku mpande zombi. Nubwo imyaka 10 ishize batandukanye nk'umugabo n'umugore, ariko uyu munsi bahurira ku nshingano zo kwita ku bana babo. Ku mwanya wa kane turasanga DJ Pius. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2014, maze nyuma y'amezi 4 gusa barushinze baje kwibaruka imfura yabo y'umuhungu banayise Yuhi Abriar. Umubano hagati y'aba bombi wagiye ukomeza kugenda neza kugera mu mwaka wa 2017 ubwo aba bombi urukundo rwabo rwatangiye kugenda rukonja gake gake. Iminsi yakurikiyeho ntabwo yabaye myiza ndetse bidatinze buri umwe anyurize nzira, aho DJ Pius yashinjaga Ange kutamwubaha ndetse no gutaha igicuku. Mu mpera z'umwaka wa 2018 aba bombi bemeranyije gutandukana nk'umugabo n'umugore, ariko bakazajya bahurira ku nshingano zo kwita ku mwana wabo w'umuhungu babyaranye witwa Abriya. Ku mwanya wa gatatu turasanga Alex Muyoboke na Ornella Muhimpundu. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2013 ndetse urugo n'urukundo rwabo byari bikomeye nk'inyundo, kugeza ubwo mu mwaka wa 2014 Alex Muyoboke yateguriraga umugore we igitaramo cyo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Ni igitaramo cyari cyiswe The Explosion Concert, cyabereye i Kigali muri Serena Hotel, cyitabirwa n'abahanzi batandukanye barimo bafite amazina azwi mu muziki w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, barimo nka Jack Shadiru, Big Fizzo n'abandi benshi. Nyuma y'uko iki gitaramo kirangira, Alex Muyoboke yaratashye, ageze mu rugo asanga umugore we ntawe uhari ndetse Ornella iryo joro yatashye igicuku. Ahageze Muyoboke yamubajije aho yarari ku buryo ataha igicuku. Byazamuye ubushyamirane bukomeye hagati y'aba bombi. Umunsi wakurikiyeho umugore we yahise asubira iwabo i Burundi, ndetse kuva icyo gihe ntarongera kugaruka i Kigali. Muri 2015 ubwo yari umutumirwa mu kiganiro Sunday Night, Alex Muyoboke yabajijwe niba yaba yaratandukanye n'umugore we, maze ayo makuru ayatera utwatsi. Gusa kuva icyo gihe yabihakana kugera n'uyu munsi ntabwo umufasha we barasubirana. Muyoboke na Ornella batandukanye muri 2014, gusa Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho bafitanye umwana umwe w'umuhungu bise Arston. Ku mwanya wa kabiri turasanga Safi Madiba na Niyonizera Judith. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2017
ndetse icyo gihe Safi Madiba yari amaze iminsi mike avuye mu itsinda yari amazemo imyaka 10 rya Urban Boys. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Safi Madiba yasanze umugore we Niyonizera Judith muri Canada, gusa amaze iminsi agezeyo yatangiye kubaho mu buzima bushaririye, aho yavuze ko yahozwaga ku nkeke n'umugore we Judith. Kubera ubwo bushyamirane, Safi yaje kwahukana abagiye gucumbika ku nshuti ye Judith, nawe nagutinzamo yahise amusimbuza undi musore w'intarumikwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 bidasubirwaho, Safi Madiba yatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko n'umufasha we Niyonizera Judith, maze buri umwe anyuriza inzira mu rugendo rwabo. Ubwo urukundo rwabo rwari rugitoshye, Safi Madiba yamuhimbiye indirimbo zitandukanye zirimwo Igifungo ndetse n'iyitwa Hero. Ku mwanya wa mbere turasanga Nemeye Platini P Eyo Baba na Ingabire Olivia. Aba bombi barushinze mu mwaka w'ibihumbi 2021, gusa nyuma y'amezi 4 barushinze baje kwibaruka umwana w'imfura yabo w'umuhungu. Nyuma yuko bibarutse, byatangiye kugenda bihwihwiswa mu bitangazamakuru bitandukanye ko baba baratandukanye ndetse batakibana nk'umugabo n'umugore. Intandaro y'itandukana ryabo rikaba ari uko Platini yaje gusanga uyu mwana bibarutse atari uwe, nyuma yo gukora ibizamini ndangasano DNA cyangwa se ADN mu mwaka w'ibihumbi 2024. Aba bombi batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu gutandukana kwabo bumvikanye kubyo bazagabana ibikoresho byari mu nzu, naho inzu iba iya Platini. Ariko kandi ku rundi ruhande, urukiko rw'ibanze rwavuze ko aba bombi nta mwana babyaranye, bityo ko nta nshingano za kibyeyi Platini azigera ku mwana nibatandukana. Platini akaba yarahimbiye uyu mwana indirimbo yise Ku Mutima, aho yamubwiraga ko azahora amukunda, ati isi ntizagushuke mwana wanjye, uzahora undi ku mutima.